Murakaza neza kuri YouTube channel yanjye. Nta muntu ukunda abana beza, nta muntu ukunda umuntu witonda, nta muntu ukunda inyangamugayo. Twese dukunda iryarya aribo batsinze. Bikubaho kubyuka bikanga kubera ibitose, umva ufite ubwoba bwo kumubwira ko umukunda ukabishyira ejo. Man, bikubaho gusubika igikorwa ukagishyira ejo. Wibona utazi icyo wakora, mbese ubona byose wabigerageza. Uba wumva utamanika akaboko kandi ibintu biza dore aho bipfira. Barakubeshye, baracyakubeshya ngo nta muntu uri muri competition nawe uretse uriyo yamurererwamo. Mbese wowe ubwawe ngo banza wita ku by'Imana nayo izita ku byawe. Ngo hoya genda gake wishaka amafaranga nona. Ngo banza ureke ifemba ryamura, ngo gabanya ifemba ryamura. Ngo uzakira uko ugenda usaza, mbese muri za 40. Bati abagira amafaranga, abakira batangira gukira hejuru ya 30. Ngo wapi, ngo gushaka munsi y'imyaka ni amakosa. Ngo banza wisobanukirwe. Harya ubundi igipimo gipima ko umuntu yisobanukiwe ni iki cyitwa ngo iki? ngo nyine ngo bisaba ngo kugenza gakeya, ngo bigenze gake, ngo banza umugire inshuti yawe ngo nibwo azakwemerera. Man, abasere barakuyobya. Ni gute uva muri iki cyobo? Icyambere, menya kuri muri competition na buri wese. Iyo umaze kwemera icyo, uhita ugira imbaraga zisenya ubunebwe n'ubute, uhita ugira speed. Muri iyi si umutsinzi nuzi kugira vuba na bwangu. Speed, do fucking speed. Uriya mukobwa ukunda si we wenyine wabonye ko afite amatako meza, afite imiterere myiza, yitonda kandi asa neza. Man, amaso ukoresha hari miliyoni z'abandi bacamo bayafite, bakurusha ubushobozi, bafite n'ubwiza. Icyo usabwa ni speed. Mubwira icyo kugenza mu minsi 2. Mugihura uhita umubwira icyo kugenza. Uhanganye na buri wese mu kazi kawe akari ko kose. Nushaka uri motari, nushaka uri mwarimu, akazi nugakora nabi ngo nuko ugakunda cyangwa ngo nuko wumva uri umuntu ugomba kugenda gahoro gahoro, ntibikunda. Turakureka dufata abandi. Nudasubiza mu ishuri, umunsi umwe nihaza umuterahunga ku ishuri ryanyu, mwarimu azatanga umwana usubiza neza mu ishuri. Niyo mpamvu kandi niyo mwarimu ari gukosora umwana usubiza mu ishuri ari we aha amanota meza kandi amukosora yitonze. Iyo wumva ko uri muri competition nawe ubwawe urikerereza, kuko nta wanga ibyo wakoze byose ubipimira ku marangamutima yawe. Kandi twese turikunda, twigirira impuhwe zitari na ngombwa. Iyo uhinduye ibyo rero, uhita uhatirwa kugira umuvuduko. Speed. Icyo twese dushaka ni ukuba abatsinzi kandi vuba. Koresha speed ubatanga. Uhanganye na buri wese muri iyi si. Ikindi, ugukererwa abandi baba bihuta, babishyira mu bikorwa, igitekerezo cyo bakagishyira mu bikorwa utaratangira no kugikora. Uzabibona mu bintu byose. Ukeneye speed. Man, ukeneye speed. Ujye ubona mu muziki, iyo ukoze indirimbo umuntu ashobora kuza akahita anayitwara muri studio utarayisohora. Ibintu byose bisaba kubigira vuba vuba. Nta handi speed iva uretse mu kumva ko uri muri competition na buri wese. Urahanganye, hangana mpaka utsinze. Ntago ntidufana bitonda cyangwa abana beza. You know what? Until next time, couple.